ku buso bwa kilometero kare 1122 buherereye mu burasirazuba bw'u Rwanda, aho niho BGU Space twasesekaye. Ubu turi iwabo w'impara n'imparagiye, iwabo dusumba shyamba, iwabo w'ibiremwa binini n'ibito na tumwe duto cyane, ariko byose bitangaje koko. Aho muri savana, mu ngoma y'ubwami bwigenga bw'inyamaswa, aho abantu batajya bagenda babyita uko biboneye. Pariki y'igihugu cy'u Rwanda y'Akagera, kimwe mu gisobanuro gikomeye cy'uko u Rwanda rutatse ibyiza. Mu duti tw'imitaka umbrella trees dushashe neza ku murongo, umwuka w'ibinyabuzima kamere ni uharangwa. Nyir'ukuyihanga mu kuyihanga yarabyitondeye koko, maze ayisasa neza. Amahoro nituze, utakeka na gato ko harimo icyagutaza uramutse ugihaye icyuho. Byose biri mu mahoro no muri gahunda ya discipline kamere, ikinyabupfura kamere. Igice cy'ikindi muri iyo jango ituje kimenya ko ari wo munsi wacyo mwiza w'umuhigo, kikawusamura kikijuta. Igice cyiwe nacyo kikakira ibyo amahirwe yo kuba mu buzima bwo kwisi abasorejwaho. Kije, bienvenue, ikaze, welcome to the BGU Space. Muhawe ikaze mu Kagera National Park. Nimwe mu maparika nakomeye mu Rwagasabo rw'imisozi igihumbi, aho mu burasirazuba bw'igihugu uwerekeza ku mupaka wa Tanzania. Si nto na gato, yihariye uturere yifataho ari two Kayonza, Nyagatare na Gatsibo. Yagizwe parike mu 1934. Ibyo byagizwemo uruhare rukomeye n'abakoloni b'Ababiligi. Izwiho ubwiza nyaburanga bwayo, harimo inyamaswa z'inkazi, izitatse amabara arizo ziganjemo inyoni nyinshi, reka sinakubwira. Yiswa Akagera kubera umugezi w'Akagera uyicamo ugakomeza mu biyaga byinshi biri mu burasirazuba bwayo. Mu biyaga ifite bigari harimo ikiyaga cya Ihema, kimwe mu binini mu Rwanda, Ruhondo n'utundi tuyaga duto. Imiterere yayo igizwe n'uduce turimo ibishanga, ibiyaga, amashyamba n'ubutaka bwiza kandi ishashe neza byihariye, bikaba bituma bikirenga mu byiza nyaburanga. Iyi parike y'Akagera y'igihugu cy'u Rwanda ituwe n'inyamaswa zitandukanye, harimo 5 zikomeye kandi zitinyitse zizwi nka Big 5, ari iz'intare, inzovu, imbogo, ingwe n'inkura cyangwa se rhinos. Zimwe muri zo zagaruwe muri parike nyuma y'imyaka zari zaracitsemo kubera guhigwa na barushimusi n'ibibazo bimwe na bimwe bishingiye ku mutekano byagiye biba mu gihugu cy'u Rwanda. Hari impara n'imparage, ingurube z'ishyamba, imvubu, udusumbashyamba, ingona, udukende n'utundi duto muri zo. Amoko y'inyoni abarizwa muri iyi parike abarizwa muri 400 atandukanye, ikabikurura abakunda kuza kureba izo nyoni. Muri zo hakabamo inkobe, amasanganyange n'izindi. Mu bukerarugendo bwayo, abashyitsi bavuye imihanda n'amahanga atandukanye basuriye parike y'Akagera. Byose bikorwa mu kinyabupfura n'amabwiriza atangwa n'ababifite mu nshingano, abo bashinzwe kugenza iyi parike. Amabwiriza ukihagera aba ari ku byapa, bakaguha ubusobanuro runaka bw'uko ukwiye kwitwara mu gihe wageze kuri ubu butaka bwahariwe inyamaswa. N'ubwazo nyine uba ukwiye kwitwara nk'umuntu wasuye agace atamenyereye. Abagide cyangwa se abashinzwe gutembereza abayisura banabasobanurira imibereho kamere y'iyi parike n'inyamaswa ziyigize. Ibi byabaye umwuga wa gitore bubaha kandi bakabikora babikunze, ukaba umwuga ubatunze ubahira umunsi ku wundi. Muri abo bagide harimo abafite amakompanyi yabo, ayo kandi akagira n'imodoka zitwara abasura iyi parike. Abasura nabo bakagira ibyo basabwa bijyanye n'ibiciro bagomba kwishyura bitewe n'ingano yabo, haba mu myaka cyangwa se mu mibare, cyane ko n'ibiciro ku banyamahanga bidahuye n'abasanzwe batuye u Rwanda, mu kuborohereza gukunda no gusura iby'iwabo. Mu mamodoka ashinzwe ibikorwa by'ubukerarugendo, aya yagenewe gusura amaparike mu kugera imbere ku mwaro w'inyamaswa, ababyifuza barayafungura, bagafungura hejuru bakareba ibyiza bya parike byiganjemo inyamaswa babyitegeye. Kwikarita nto ishushanyije imiterere ya parike, iyo ni y'abagide cyangwa se abashinzwe kuyobora abasura iyi parike bifashisha bakamenya buri gace bagomba gutemberezamo ba mukerarugendo.
Mu guhanahana amakuru gukomeye babwirana amakuru y'aho inyamaswa zitandukanye ziherereye, haba ku mbuga nkoranyambaga bakoresha no kuvugana ku matelefone. Mu bufatanye bukomeye bati mbonye intaraha, undi ati mbonye inzovaha. Ibi bikabafasha mu kwereka inyamaswa byihuse ba mukerarugendo n'abasuriye parike muri rusange, n'ibiborohereza akazi kabo. Mu bushishozi bwinshi abagide babasha gutahura inyamaswa ziba zinihishe gahoro gahoro, nk'uko baba barabiherewe amasomo mbere yo kubikora. Babasha gutahura uko bakwiye kwitwara ku nyamaswa mu gihe zizanye amakare cyangwa se no gutahura indaro zazo. Ubwato mu kiyaga cy'Ihema giteye amabengeza, ababishinzwe batanga amahirwe yo kujya mu bwato butandukanye no kureba inyamaswa zo mu mazi nk'imvubu n'ingona, kimwe n'inyoni zo mu bishanga. Gutembera n'amaguru, hari ahantu hateganyijwe kwifashishwa n'abanyamaguru basura pariki. Icyakora kugenda wenyine n'amaguru muri parike rwagati ni ikosa ribujijwe cyane. Iyi parike y'Akagera yagize impinduka mu gace kayo, aho mu 1990 ubutaka bwayo bwagabanyijwe kugira ngo butuzwe abaturarwanda bari barahungiye muri Tanzania kubera ibibazo by'intambara. Nyuma yaho leta y'u Rwanda yakoze ibikorwa byo kongera kuzamura iyi parike ibindashyikirwa, yihuza n'ikigo cy'ubukerarugendo cyitwa African Parks mu 2010 kugira ngo gifatanye narwo mu bikorwa byo kongera kuyibungabunga. Icyo gikorwa cyatanze umusaruro, parike yongera kwiyubaka ndetse bikaba ari imwe mu zifite umutekano mwiza n'isuku kamere ihagije, inyamaswa zihagije n'ubushobozi bwo kwakira ba mukerarugendo benshi. Mu kubungabunga isuku kurushaho, mu basuriye parike babujijwe bikomeye kwinjirana ibintu bya plastike, bimwe bitabora cyangwa se n'ibindi byose byajugunywa habonetse hose muri ubu bwatsi butari ubwabo bwahariwe icyanya cy'inyamaswa. Iki gikorwa kandi cyarwanyije igitekerezo gikomeye kibi cy'abaturage bahaturiye bari barabaye impirimbanyi mu kuba barushimusi bagahora bagera amenyo inyamaswa. Ubu umutekano wayo ni wose, ntushobora no gushimuta akanyoni kaho. Icyakora nanone mu byiza leta y'u Rwanda ifatanyije n'abashinzwe kwita kuri iyi parike harimo na African Parks bakoze ibishoboka ngo batere ingabo mu bitugu abayituriye ngo bishimire icyanya batuyemo, harimo ibikorwa remezo byo kubaka isoko, imihanda n'ibiyaga bito barobamo amafi kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza. Benshi kandi bagiye bibumbira mu makoperative abafasha kwiteza imbere no kubahuza bahugiye mu bindi bikorwa, bakuye ibitekerezo mu gushishikarira gushimuta inyamaswa. Pariki y'Akagera ni igice cy'ingirakamaro ku bukungu bw'u Rwanda, ikaba ikurura ba mukerarugendo baturutse impande n'impande zitandukanye z'isi. Ubu ni hamwe mu hantu hakunzwe cyane ku rwego mpuzamahanga, hakaba gahebuzo ku bakunda gusura inyamaswa cyangwa bifuza guhugukirwa biruseho mu kumenya ubwiza kamere bw'ibindi binyabuzima bidukikije. Igihugu cy'u Rwanda kandi ruyikoresha mu guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku bidukikije, bikaba bifasha igihugu kwinjiza amadovize ndetse no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima byayo n'ayandi mapariki arugize muri rusange. Nimunyemerere tube dusubikiye ahanga iki cyegeranyo cy'uyu munsi. Mwakoze kubana natwe. Turabibutsa ko igitekerezo n'inyunganizi byanyu bidahejwe hano kuri BGU Space.